abica umubiri bashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Amen. Ndagira ngo bene data nkubwire yuko nta kintu na kimwe bya bindi wakoreye mu rwihisho, hamwe wibye, wasambanye, ukabeshya, ukibwira yuko nta twebwe waraduhisha, ariko Imana ntuyihisha. Imana ntushobora kuyihisha. Imana iratureba. Imana ibera hose icyarimwe. Bimwe wakoreye mu rwihisho, bimwe wakoreye muri logi, bimwe wakoreye muri hoteli, bimwe wakoze wagengo mu ivugabutumwa ahantu, bimwe wakoze wambutse igihugu, warenze igihugu, bya bindi byose wakoze, ya manyanga wakoze, bwa bujura wakoze, bwa busamba wakoze, bya bindi byose ndagira ngo nkubwire ngo bigiye gushyirwa ku mugaragaro, bigiye gutwikururwa. Uraje bimenyekane nimba koko dukijijwe, nimba ukijijwe, nimba Imana yaraguhamagaye, nimba uri mu bo yahamagaye, kuko Imana igiye guhirika intebe nyinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe nutaba amaso ushobora kuba mu bo intebe yawe ishobora kugenda muzi Imana igiye guhirika. Haleluya. Ariko ngo aho gutinya abica umubiri ntitubatinya, ahubwo dutinya uwica, ushobora kwica ubugingo n'umubiri icyarimwe ngo akabigera gute, akabijugunya Gehinomu. Ese mwene data, ubugingo bwawe buracyari buzima, umubiri wawe uracyari muzima? Ahari wenda ushobora kuba wibwira yuko umubiri wawe ari muzima, ariko ubugingo bwawe bwarapfuye. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo nkubwire ngo tekereza, nusanga tugiye gusenga Imana, nusanga ubugingo bwawe bwarapfuye, wongere usabe Yesu, wongere abuzure, kuko niwe uzura ubugingo. Saba Uwiteka Imana akuzure, azure ubugingo bwawe, azure impano zawe, azure imihamagaro wawe, azure, akuzure, aguha imbaraga, akwambika imbaraga, agukoresha iby'ubutwari, kuko iki ni igihe cyo gukora. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ariko ubwo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, ngo nzaguseka, nzagukina ku mubyimba. Ubwo ibyo watinyaga bigize gute, bikugezeho. Tujye gusenga Imana. Ongera witekerezeho, ongera urebe inzira zawe ni izihe, imikorere yawe ni iyihe, aho wasubiye inyuma, ibyo wakoze wakiraniweho, ibyo utigeze utunganya. Itekerezeho, reba aho Imana yagukuye, reba ibyo Imana yagukoreye, reba uburyo wabanaga n'Imana mbere, si kukibana nayo, uburyo wahanuraga mbere, si kugihanura, uburyo wavugagamo ubutumwa mbere, ukuri ntukikuvuga, kandi nyamara ukuri niko gukenewe. Yesu Kristo aravuga ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Mbese ugomba kumenya neza, ukabwira abantu neza yuko ukuri ntago kuzanwa n'amafaranga, ukuri ntukuzanwa n'icyubahiro, ukuri ntukuzanwa n'amashuri. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu uzabona ubugingo ni uwubashye Imana, umuntu uzabona ubugingo ni uwubashye Imana, ni uwaciye bugufi, ni uwakoze ibyo gukiranuka, uwo nguwo ni uzabona ubugingo. Tugiye gusenga Imana. Uciye bugufi, aho uri uzamura ikiganza cyawe, aho uri wongera uciye bugufi, ubwira Imana uti Imana Data wa twese, wongera uyibwira uti naragucumuyeho. Wongera umere nka wa mwana w'ikirara wagarukiye se, avuga ati Data nagucumuyeho, ariko noneho ndagarutse. Imana ni nyembabazi, Imana igira neza, Imana irakiza, nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Kubera iki tutukisha itorero ry'Imana? Kubera iki turi gutukisha izina ry'Imana? Dukwiye guhinduka, dukwiye guhinduka. Iki cyari icyigisho kivuga ngo hunga udapfa. Mwene data, hunga udapfa. Ndagushishikariza gukomeza kudukurikirana, ndagushishikariza gukomeza gukanda subscribe ndetse na like, usharinga ubutumwa bwiza. Kandi ngira ngo nkubwira ngo ukwiye guhinduka, ukabwiriza abantu ubutumwa bwiza aho mu bantu, ugahugura, ugacyaha, ugatesha. Ibyo byose ni by'Imana igira gute dushakaho. Uwiteka Nyiringabo, nsengera ubwoko bwawe bwumvishe ijambo ryawe, ndakwinginze kugira ngo buhezagirwe nawe, buhabwe umugisha. Abagiye kure yawe barongeye baragarutse, baciye bugufi. Umuntu wese wumvishira ijambo gaca bugufi, umugirire neza, umugirire imbabazi, amaraso Yesu Kristo amubonekeho, kandi umwambika imbaraga z'Imana zigendane nawe, nk'uko ibimenyetso bizagendana n'abizera ari ugukiza abarwayi no kuzura abapfuye ndetse n'ibindi byose. Twambika imbaraga mu gihe nk'iki ngiki. Rinda igihugu cyacu, rinda abanyarwanda, rinda itorero, rinda abakibirimo neza, urinda impano n'umuhamagaro wacu mu izina rya Yesu. Umugisha umuntu wese udukurikiye ku Rurembo Rwera TV ndetse na Hungira Ihorebu TV, kugira ngo abantu baho ubushobozi ndetse ubahe n'umugisha, bakomeze badukurikire kandi batere umurimo wawe inkunga mu izina rya Yesu. Urakoze, ndaragushimiye, cyore n'ikibi cyawe. Ngewe rero ari umwigisha Tuyishimiye Jide, ndabashimiye, mukomeze kudukurikira. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.